ashimwe cyane. Shalom shalom. Nongeye kubasuhuza aho muri hose. Ndashimira Imana cyane kuri uyu mwanya wongeye kumpa wo kugira ngo twongere gusangira ku byanditswe byera. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Reka mbanze senge niragize Imana mbere yuko nsoma ijambo ryayo. Data wa twese uri mu ijuru, muri kano kanya nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umpe kuvuga ibyo wifuza kuvuga kumvuga. Ubane nanjye kuva ntangira ugeza ku musozo. Muka wera ndakwinginze kugira ngo uze unganirize, uze umpugure, hanyuma jyewe n'abazumvira ijambo ryose rizagire icyo ribamarira. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbigusabye, amen. Kungoma ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma, ari kungoma, ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo ari kungoma. Niyo mahirwe dufite nk'abakristo, kuko insinzi y'umwami wacu Yesu Kristo niyo yatumye twongera kwitwa abana b'Imana. Haleluya, amen. Uno munsi turakomeza gusoma mu Itangiriro 16. Turasoma hose. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Aburamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Sarayi umugore wa Aburamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburamu ati: Dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburamu yumvira Sarayi. Nuko Aburamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburamu umugabo we. Aryamana na Hagari, asama inda. Abonye yuko asamye inda, bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburamu ati: Guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, kandi nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda, biramusuzuguza. Uwiteka aba ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Aburamu asubiza Sarayi ati: Dore umuja wawe, mwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu, ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati: Hagari muja wa Sarayi, urava he ukajya he? Aramusubiza ati: Mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati: Subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati: Nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati: Dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishmayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati: Uri Imana ireba, ati mbese indeba nayiboneye na hano.
nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayiroyi riri hagati y'Ikadeshi n'iberedi. Aburamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli. Izina ry'Uwiteka nihabwe icyubahiro. Amen. Ubushize twumvise kuntu Imana yahaye Aburamu amasezerano akomeye. Imusezeranya yuko izamuha Samuragwa, kandi Samuragwa azaba ari umwana wabo bazibyarira we na Sarayi. Icyo gihe barategereje amasezerano y'Imana ko asohoza, imyaka irahita indi irataha, ariko babona amasezerano y'Uwiteka aratinze. Nibwo Sarayi umugore wa Aburamu yajyaga mu ntege nke, agatangira gutekereza ko umuja we Hagari w'umunyegiputakazi ari we wenda ariho hazaturuka Samuragwa wabo. Icyo gitekerezo arakigira kirakomera, akibwira umugabo wiwe, n'umugabo we arabyemera. Nibwo rero igihe kimwe umunsi wageze, Sarayi ashingira Aburamu Hagari. Bimera gutyo nkuko maze kubisoma. Hagari aratwita nyine, atangira kwirata kuri Sarayi. Rero ni ibintu bikunze kuba mu bana b'abantu. Gutegereza amasezerano y'Imana ni ikintu gikomerera abantu cyane. Imana yarababwiye neza ko izabaho umwana wabo, kandi umwana wabo bazibyarira, ariko kubera imyaka igihe kinini cyashize bategereje, bituma Sarayi atangira gutekereza ahandi hantu, atangira gutekereza uburyo bworoshye ukuntu bafite kubona Samuragwa. Kandi bitangaje nuko yabibwiye umugabo we Aburamu akamwumvira ku kanya. Ntabwo byoroshye. Twabonye no mu itangiriro, mu bisomwa nasomye mu itangiriro kwa Adamu na Eva, ukuntu Eva yagiye ku mugabo wiwe akamuha itunda Imana yarayabujije, akabanza kurirya hari we, arangije akarishira umugabo we Adamu nawe akarirya akabyemera. Ntabwo byoroshye. Abagore bagwa mu ntege nkeya, ariko n'abagabo babo bakabashyigikira mu mafuti, bakabashyigikira kubera urukundo baba bakunda abagore babo, bigatuma umugabo acumura ku Mana kuko yumviye cyane umugore we kurenza Imana yamuremye. Niyo mpamvu rero abagore dukwiriye kwitondera ikintu tubwira abagabo bacu, tukitonda tukavuga ati ese iyi myanzuro mfashe ni ivuye ku Mana cyangwa ni ivuye ku bwenge bwanjye. N'abagabo nabo baba bakwiye gutekereza bati ese ibi bintu, iyi myanzuro umufasha wanjye ambwiye ni ivuye ku Mana cyangwa se ni ivuye mu bwenge bwe. Icyo kintu rero kigombera ko
abantu babana bagomba gushishoza yuko imigambi bafashe ari ivuye ku Mana. Nubwo rwose waba ukunda umugore wawe, ariko ntago ari byiza gupfa kwemera ibyo akubwiye, kuko ibyo akubwiye bishobora kuzana imibabaro ubyemeye utabanje kugisha inama Imana, cyangwa se ukava ku masezerano Imana yari yakwemereye, yari yaguhaye, ukemera ibyo umugore akubwiye akaba ari byo wemera kurenza ibyo Imana yakubwiye. Ibyo rero no kwitonda cyane, kwitonda nk'abantu bashakanye, imyanzuro abantu bashakanye bafata bakareba neza ko, bakabanza bagasuzuma ko ari imyanzuro ivuye ku Mana. Rero Hagari yaje gutwita, atangira gusuzugura Sarayi, atangira gusuzugura Sarayi kandi yari umuja wiwe. Atangira kubona ko Sarayi ntago agifite agaciro muri urwo rugo, atangira ahari gushaka kugira Sarayi umuja we. Urumva ukuntu ibintu bikomeye. Rero nibo bikururiye ibyago mu rugo rwabo, kuko bari bifitiye amahoro. Nubwo bwose bari bafite agahinda ko nta mwana bari afite, ariko bari bicaye ku masezerano y'Imana. Bakagombye gutegereza igihe cy'Imana kikagera, ariko kuko bafashe imyanzuro Imana itarimo, bafashe imyanzuro ibavuyeho ku giti cyabo, niyo mpamvu bagize amahoro make mu rugo rwabo, batangiye kugira amahoro make, nk'uko twabyumvise muri iki gisomwa. Hagari agatangira kwirata kuri Sarayi, agatangira kumwirataho mbese. Rero umuntu w'ingumba rero nawe urabibona, utangiye kumubwira nabi n'agahinda yari asanzwe yifitiye, noneho birakuba, bikaba double, bikamera nabi cyane. Sarayi rero agira umubabaro, abwira umugabo we ati bino bintu ntago numva nabyihanganira, birandemereye. Aburahamu ati ni umuja wawe, umukore uko ushaka. Urumva? Uwiteka dufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntitugapfe gufata imyanzuro ivuye mu bwenge bwacu, tukiringira ubwenge bwacu, kuko ubwenge bwacu ni ubutuzanira imibabaro gusa. Ariko tugomba kwiringira icyo Imana yatubwiye, tugomba kwiringira ijambo ry'Uwiteka, kuko niryo rituzanira umunezero n'amahoro mu buzima bwacu. Nuko rero umutekano muke uba mu rugo rwa Aburamu. Sarayi ibyo yakoreye Hagari ntago babivuze muri detaye, ariko urumva nawe ukuntu yaramugiriye nabi, bituma Hagari afata imyanzuro yo guhunga urwo rugo. Arahunga ati nafuma mpunga wo gupfira muri urwo rugo, ninda niki. Arahunga aragenda. Rero marayika w'Imana aza kubonekera Hagari, aramubwira ati Hagari umuja wa Sarayi, urava he ukagana he? Nawe nubwo amubwije ukuri ati ngiye mpunze mabuja Sarayi. Imana nibwo mubwira iti subira kuri nyokubuja wawe, wemere uko azakugira kose ubyemere. Murumva icyo kintu atari ikigeragezo? Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, kubona yarahunze mabuja we yaramumereye nabi, Imana naye kavuga ati subirayo, nagutoteza nabwira nabi byose ubyemere. Murumva icyo kintu cyoroshye? Ariko nta kindi Imana yashakaga. Imana yifuje
yifuje gucisha bugufi Hagari. Icyo ni isomo Imana yashatse guha Hagari, ni ishure mbese Imana yarishizemo Hagari, ishure ryo kwicisha bugufiya, ishure ryo kumenya kubaha umutegetsi wiwe. Kwijambo ry'Imana yatubwira ko tugomba kubaha abategetsi bacu, tugomba kubaha abatuyobora bose, nubwo baba ari ibicucu, nubwo twaba tubona ari ibicucu, nubwo twaba tubona ari abagome, ariko ijambo ry'Imana yadutegeka kububaha kuko Imana aba ari yonyine iba yabashizeho kandi bifite impamvu. Rero mu mubabaro wa Hagari no guhunga, Imana yamusubije kwa Sarayi kugira ngo yicishe bugufiya, amenye kwicisha bugufiya, amenye kubaha nyirabuja, kuko iyo discipline yarayibuze. Nkuko mwabyumvise ko yatwise agatangira kwishira hejuru kuri nyirabuja. Urumva icyo kintu ntabwo Imana yagishimye. Nuko rero Hagari yasubiyeyo, ariko Imana irambwira ati nguhaye umugisha, uzabyara umwana w'umuhungu kandi urubyaro rwawe nzarugira runini, nzagura urubyaro rwawe. Urumva icyo kintu, umwana wawe uzabyara umuhungu uzamwite Ishimayeli. Urumva kuko yaratwise umwana wa Aburamu, icyo kintu cyari gikomeye cyane, kuko imigisha Aburamu yari yamuhaye, imigisha Imana yari haye Aburamu yakurikiranye umuhungu wiwe Ishimayeli, nubwo yari umuhungu w'ikinyendaro, niko tubyita, umuhungu w'ikinyendaro, umwana w'ikinyendaro, ariko ko yaravutse ku mugabo ukomeye, imigisha ya se wiwe yagomba kugera kuri uwo mwana Ishimayeli. Ko Imana yarasezeranye ko nyine urubyaro rwa Aburamu izarwagura, mbega abazakomoka kuri Aburamu bazamera nk'inyenyeri ziri hejuru ku ijuru. Urumva nubwo rwose Hagari yabaye inshoreke ya Aburamu, ariko nawe yahakuye umugisha, kuko Imana yahezagiye umwana wiwe, yaramuhezagiye kuko yaravutse ku mugabo ukomeye. Rero ni ingirakamaro cyane, aho umuntu avuka, aho umuntu aturuka harakomeye cyane, aho ubyara abana bawe harakomeye, aho ujya gushaka hameze harakomeye. Ibyo byose no kubisuzuma nk'umukristo, ukabisuzuma ko byose bivuye mu gushaka kw'Imana, kuko aho umuntu avuka harakomeye, kuko imigisha yaba papa b'abana, yaba se w'abana, ikurikirana urubyaro rwabo rwose. Urumva yakurikiranye na Ishimayeli, nubwo rwose yari umwana w'ikibyarane. Ibyo ngibyo no kumenya tukabisesengura, yuko aho umwana avuka haba hakomeye cyane. Nuko rero Hagari nyine yasubiyeyo, amenya kwicisha bugufiya, amenya nyine ko ari nyirabuja, yiga kwicara mu kibanza cyiwe. Imana rero yacu uko imeze, ni Imana ifite ordre, ni Imana ifite ntabwo ifite akajagari. Imana iba yifuza ko buri wese yaremye aba mu kibanza cyiwe.
buri wese aba mu kibanza cye. Nuko nguko Imana ibishaka, ntabwo ikunda akajagari. Niba uri umushefu, guma ku bushefu bwawe. Niba uri umukozi, wifate nk'umukozi. Niba uri umushefu, wifate nk'umushefu. Niba uri umukozi, ubahe umushefu wawe, ugume muri kibanza cyawe. Umve rero, Imana yaturemye ni Imana itoroshye. Ni Imana ifite ordre, ni Imana y'umurongo. Ibishaka ko buri muntu wese aguma mu kibanza cyiwe. Ntihagire umuntu n'umwe yibi by'abandi. Ntihagire umuntu n'umwe akora icyo Imana idashaka, ajya mu mwanya Imana itamushizemo. Mbese nuko bimeze, tugomba kwicara mu mwanya Imana yadushizemo, tukahicara kandi tukayifatamo neza. Uwo ni umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nuko rero nkuko twabisomye, Hagari yaje gukurirwa, igihe kiragira arabyara umwana. Se Aburahamu amwita Ishimayeli, nkuko Imana yari yababwiye ko azitwa Ishimayeli. Nuko umwana arerwa mu nzu ya Aburahamu, mu nzu ya se wiwe. Iki ni igisomo gikomeye cyane tumaze gusomaho, kitwigisha nyine ukuntu tugomba gutegereza igihe cy'Imana. Ni Imana yaduhaye amasezerano, tukaba tuzi neza ko twavuganye n'Imana. Dutegereze amasezerano Imana yatwemere, kuko Imana ni Imana, ntabwo yivuguruza. Imana igenda inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo isohoze. Iyo dushaka kwifatira iyindi myanzuro, tugashaka gufata ibisubizo byoroshye, ibyo bisubizo bitujyana mu bibazo. Ibyo bisubizo bituzanira imibabaro, kandi twari twifitiye amahoro mu buzima bwacu, kuko gusa twanze gutegereza igihe cy'Imana. Imana ni Imana, niba yavuze iba yavuze nyine. Tugomba kuyubaha, tukubaha n'icyo gihe. Niba ari bifata imyaka 5 se, niba bizafata imyaka 10 se, hari icyo bitwaye. Mu gihe ari Imana yaturemye, ari yaturemye kandi ari umugenga w'ubuzima bwacu, tugomba kumenya kwicisha bugufiya, tukamenya gutegereza igihe cy'Imana, kuko ni umubyeyi wacu. Imana iradukunda kandi twifuriza ibyiza gusa. Ikindi twakagombye kwigaho nk'abantu bashakanye, ntimugapfe kumva ibyo abadamu banyu bababwira. Muzajye mubanze mushishoze, mumenye ko ari imyanzuro ivuye ku Mana. Cyangwa se natwe bagore ntitugapfe kubwira abatwari bacu ibyo ari byo byose, tubanje kubaza Imana ko iyo myanzuro ari imyanzuro ivuye kuri yo. Icyo kintu ni ikintu tugomba kwigamo. N'ikindi rero tugomba kwiga kuri isomo, ko tugomba kuguma mu mwanya wacu. Ntitugashake guhungabanya ibyicaro Imana yadushizemo. Niba aho yakwicaritse, icara aho ngaho, uhemera uko hari, kuko hari impamvu yabikoze. Abo tugomba kubaha nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Abo kubaha bagomba kubahwa. Buri muntu wese agomba kuguma mu mwanya we. Niba uri umukozi, kora neza, ubahe umukoresha wawe, umubahe wikoreye Imana, kuko ari ijambo ry'Imana. No gukora rero, apana ntitugakorere ku gitsuri. Umukozi akavuga ati ndakora neza, shefu niba ari iruhande rwanjye ndakora neza, ariko niba atari iruhande rwanjye ndikore uko nshaka. Ese ko shefu wawe afite shefu kandi ari Imana ye, ari Imana yacu nayo, urumva ko tugomba gukora neza,
tugakora neza umurimo wose dukora, tukawukora neza kandi tukawukora kubw'icyubahiro cy'Imana, tukubahisha Imana, ariko ntitugakoreye ku gitsuri ngo umushefu ngo ndakora neza ko umushefu andeba, adahari umuntu atangira gukora nabi, kwibase kugira gute. Biriya byose ni ukumenya ko twitwara nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi ibyo ngibyo bizatuma Imana iduhezagira, iduha imigisha mu buzima bwacu, kuko abubaha ijambo ry'Imana bakarigenderamo ni abantu b'umugisha cyane, nibo bantu bafite umugisha kuri iyi si. Bazabaho neza kuri iyi si, kandi niba nayivaho bazaragwa n'ubwami bw'ijuru. Bene data, ninde se utifuza, ninde utifuza izo mpano zo kubaho neza kuri iyi si tukiriho, kandi twamara no kuhava tukaragwa n'ubwami bw'ijuru? Murumva atari ubukire burenze? Murumva atari impano ikabije? Imana idufashe kumva ko ijambo ryayo ari ijambo tugomba gutinya, ari ijambo tugomba kubaha no gutinya, kuko ijambo riturutse mu kanwa k'Imana ni ijambo ry'igitinyiro cyane, ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo riduha ubuzima, kandi ijambo ry'ingirakamaro ku buzima bwacu. Ko ijambo ryose Imana itubwira niritugirira neza, ni ijambo ritugirira neza ubwacu. Iyo iraritubwira kugira ngo turikurikize, ariko tutarikurikiza ugasanga ibyago n'imibabaro nibyo bitashye mu buzima bwacu, tukaba abantu b'ingorwa, tukababara kuko tutubashye Imana yacu. Uwiteka akomeze abaganize kuri iryo jambo, akomeze aduhugurane, Mwuka Wera akomeze atuganize kuri iri jambo, kugira ngo amajambo yose twiga muri kiriya gitabo cya Bibiliya tubashe kuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko niyo ntego Imana idushakaho, ko tugomba gupratika ijambo ry'Imana mu buzima bwa buri munsi, atari ukuryumva gusa, ariko ari ukubyumva kandi tukarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uwiteka abagiriye neza, akomeza abarinde mwese aho muri, kandi tuzongera dusubire Imana nibishaka. Shalom shalom.